rwanjye urugo rwanjye sinshaka gutaha mu rugo iwanjye. ntabwo niyumvisha ukuntu ahantu nka mudafite ikosora. Ibyo bishoboka bite? No baby, ni gute wasohokanye ahantu nkanga batagira ikosora? Baby no, nakosora mufite koko? Wow. Ikosora imbaraga z'abagabo. Wow, darling, namenye ibanga. My boo. Yes darling. Ikosora ntirikabure mu rugo rwanjye. Of course. Umugore wanyweye ikosora ahora na kanyamuneza. Ushaka kurangura ikosora hamagana nimero ziri kuri screen yawe. Ukumbuye nakuretse Meza mama. kuki ufite agahinda ko numva babaye pole Mama nyine nibirebera ariko nyine nta kibazo. mwanga gahunda ko neza Kari mu rugo. ntago nataha ku rugo rw'umukwe ari ninjoro urakumva ntago byakunda reka Uje kumva ibyanjye. nje kumva ibyawe pe sobanurira Mama nukuri ibyanjye ni birebire. Urugo rwanjye urugo rwanjye niwe murwaza wa Mukamfizi. Ni mudamu wanjye wagusenze gutunga. Ukuntu bimeze rero tumaze kumukorera hariya ubona apfutse yari yagizeho igisebe kinidi ariko uko bigaragara ku bwonko imbere ntabwo byagezeho nubwo yagize akantu kagashoke ntabwo aragarura ubwenge tukumwongera umwuka ariko harimo igisebe twakidoze hano hari nawe igisebe nta mvune irimo ahubwo ahantu dutekereza ko harimo ikibazo kunda nta bisebe afiteho ariko bari bamuteye niba ari ibyuma niba ari imiti mbabara kuretse gatora ndagusabye mva ni umbwira ikintu cyose wumva ushaka nihangane ariko mbabarira rwose umwana wanjye ntagira ikibazo. tumaze kumucisha muri ecography inda yari yatangiye kuyiviraho ariko umwana dusanze umutima we ukirimo gutera ntabwo tuzi niba biri bukomeze cyangwa niba biri buhagarare ariko twamuhaye imiti yo kumufasha kugira ngo tugerageze kubihagarika. Rero ni ugukomeza gutegereza umugabo urabizi ukuntu umwana aryoha urabizi ukuntu umuntu aba yishimiye kubona umwana sibyo n'amashuri n'ibanga urabona ko tungana twatwara gusubiza rwose sibyo mbabarira ukoresha umbwire n'ikiguzi cyose biri butange ariko umbabarira ubungabunga ubuzima bw'umuntu rwose. By'umugabo wanjye ndabizi ubwo maze iminsi bwo hari ibintu byinshi yagiye akumbwira we yagiye kwigiraho umwana mwiza ariko umugabo wanjye uretse njye n'umuzi twabaye rwose afite
ihohotera kabisa. Kumbona ari umwana mwiza. Mama nta bwana bwiza bwe, ubwo we nyine yakwigizeho mwiza kuko uri mama wanjye, ariko ni njye nyine ushobora kumusobanukirwa kuko ntago naba naragiye kuva iwanjye mu rugo ngo nze ku nshuti yanjye ariko nta kibazo gihari. Arijijisha n'indyarya. Ubu kandi rero yakumbwiyeho biduteranye. Yego. Oya, nta rubanza narenje. Mama ndabyumva ntabwo uje mu rubanza ariko nyine mugabo wanjye ni njye n'ujya umumenya. Ntabwo yajyaga nkora ibintu byiza pe, habe na gatariko. Ariko urugo rukumva ni ukuvuga ngo ntabwo ari uguhora mushwana, sibyo? Murabanza mukagira ibyo muganiraho mukumvikana. Iyo ubonye none se hari ababunze babonetse kubaganiriza ku mibanire yanyu nk'inshuti zanyu za hafi, ntagombye kubizamo nturutse kure. Mama si nta bantu twaganiriye nabo sibyo, ariko umugabo wanjye nyine hanze yerekana ko nkunda cyane, nkumva ariko nyine hari ibikorwa byinshi cyane yagiye ankorera, kwihangana birananira. Birakunanira. Ufata umwanzuro wawe. Mfata umwanzuro wanjye rwose. Ese ubundi waje gute? Yo kuntu naje nyine nari nje kubasura bisanzwe. Nyine simbyumva ariko nyine tuzicara tubiganireho, ariko umugabo wanjye we ibyo mbwira ndabyumva, kuba nasubira mu rugo ndabyumva, ariko ndagenda mbitekerezeho ko ari ibintu bitatu. Ibi bitatu nifuza kumusaba mu gihe atabyubahirije cyangwa se bitagiye mu bikorwa, kubaka ubwo nyine ndabireka burundu. Turagerageza turimo gukora ibishoboka byose, twagerageje kumuha imiti ishoboka, ariko nyine ubuzima bwe ntabwo ari twe buri mu maboko. Turakomeza kugerageza kumufasha ibishoboka. Amahirwe y'uko umwana wawe yabaho arahari, ariko ntabwo twabikwizeza 100%. Nibyo sisa mwamaza kangaye kwijana. Wenda twaguha sinzi uko twabivuga, urumva yatangiye kuyiviraho. Umutima w'umwana uracyatera, n'inda iracyari mu mwanya. Urumva ko hari icyizere cy'uko umwana ashobora kubaho, ariko no gutegereza tukareba. Ntabwo nanone twahita dufata umwanzuro ngo tukubwire ngo biragenda gutya cyangwa gutya. Gusa wumve ko dukora natwe ibishoboka byose, ntabwo twicaye rwose. N'uso ntabwo yaguramo imbere. Nta kibazo. Oya, ubwonko twamucishije mu cyuma, scanner iragaragaza yuko ubwonko nta kibazo bwagize. Na hano ku kuboko nubwo ubona twahapfutse, ariko nta mvune irimo. Ikibazo cyari mu nda, ariko nabwo twasanze umwana umutima uracyatera. Ntabwo tuzi niba ari bukomeze kuyiviraho cyangwa se biri buhagarare. Twakoze kugerageza kumenya ibishoboka kugira ngo byorohe. Mwafashe iki cyuma cyanyu, scanner yanyu, mukayizana mukayimushyiraho, tugakomeza gukurikirana uko umwana umutima ukomeza gutera, turi kubireba nko kuri umuntu areba televiziyo. Ndicara hano amasaha yose nkurikirana ubuzima bw'umwana. Humura rwose, humura, tuba turi kubikurikirana. Mama reka nkubwire. Yego. Ndabona bwije. Kandi ngo ntushaka kujya mu rugo rw'umukwe wawe, umukwe wawe nyine utari kumwe n'umugore we. Bwije. Genda rero ngo tumumbere intumwa, kuko yaje hano inshuro nyinshi, hanga kutubonana. Birababaje ariko nakundi. Genda umumbwirire ko hari ibintu bitatu nifuza kumusaba. Ibyo bintu bitatu bitajya mu bikorwa, njye nawe nyine ubwo nta rugo rwanjye nawe rwaba rugihari. Azaguma iwe mu rugo, nanjye nyine nshaka ahandi kuko ntabwo nakomeza kubangamira n'inshuti yanjye. Genda ubimubwire ko ibyo bintu bitatambangamira, nawe ashobora kuba abizi kuko nibyo bintu duhora dupfa. Abitekerezeho, ibyo atekerezaho azabimbwira, nanjye ibyo bitatu nifuza mbimubwire. Urabimvugira? Ndakubaza akantu wenda nanjye muri ibyo bintu bitatu. Nimba atari ibanga, kabura umwana wanjye, wampisha iki?
ntago wabimbwira. Hari ahantu namazeho igihe ari kukwitaho, niwe muganira, niwe muvugana. Buri saha twongera kumucisha muri ecography kugira ngo turebe uko umutima w'umwana umeze. Nta kibazo rwose pe. Komeza utuze, ukomeze umwiteho. Ndatekereza ko mu kanya araba yavuye mu kinya, yatangiye kuvuga, yatangiye kuganira, kandi ndatekereza ko biri buze kugenda neza pe. Mwihangane. Muga ubona ari ibintu wenda birenze ubushobozi bwanyu, wambwira rwose ngewe ushobora no kumujyana mu bindi bitaro byisumbuyeho cyane, ariko rwose hagize ikibazo kirenze ibyo twabonye, hagize ikindi kibazo twaguha uruhushya, twaguha transfer ukajya mu bindi bitaro, ariko kugeza ubu ngubu turi kubona yuko ari ibyo umuntu ashobora gukora kandi bikagenda neza. nakunze ubwo rero reka mbe nsubiye kureba abandi barwayi. Hari wa munasi wabakiriye arakomeza kubaba hafi, nimugira ikibazo mushobora kumubwira akaza akambira nta kibazo. Murakoze nawe kandi mukomere. Habura ibintu bitari byiza yakumbwiyeho nk'umubyeyi wanjye nyine utata umbwira. Cyambwiyeho nikubwire ngewe ntaguhisha. Nuko ugenda ubana n'abagabo benshi. Ibyo bintu urabikora? Ntabwo unyurwa n'umugabo yarambeshye. None kubera iki ngiye nkubwiye gutyo ngiye ntumbwire? Oya, nawe nyine umunsi twagiye kubiganiraho ahari nzaguhamagara. Nta kibazo. Genda umumire ko ari ndetse nifuza ko yahindura. Ko rero tuzasubira mu makaye, ndagukunda. Sawa, nanjye ndagukunda. Urakoze cyane. Kandi bizashira, bizakemuka. So umusura hibuka. Ndahibuka. Bye. 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 Bye, Sherry. Bye. Yes, karibu rero. Niwe Rwego? Ngewe. Ngira ngo wambwira ibijyanye n'ikirego cyawe kugira ngo tumenye uburyo tugikurikirana dufite amakuru yose yizewe ku kirego cyawe. Ikirego cyanjye nta kindi, nuko ngo umuntu yaraje iwanjye ndahari, ariko madamu we yarahari. Yego. Aramwinjirana mukubita ikintu mu mutwe. Yego. Gikuta hasi. Njye nahageze nsanga deja madamu aryamye hasi. Na madamu ntiyamenye uwo muntu wari we, gusa ninjira mu gipangu nabonye umuntu arenga urugo. Wabashije kubona isura ye? Isura ye ntabwo nari kuko hari kure kandi ari no hejuru. Ntabwo nabashije kubona isura ye neza. Gusa ari umuntu w'umusore muremure. Okay. Ugereranyije hari nko mu masaha bwari bwije, hari mu gitondo? Hari ku manywa mu masaha 8:20 gutyo. Hari inzego wigeze nk'inzego z'ibanze umenyesha? Narababwiye ashinzwe umutekano mu mudugudu nyine no mu kagari bose ndababwira. Yego. Bambwira ngo nzanga. Hari umunsi mwari mufitanye ikibazo, ibyo ari byo byose umuntu uza gutera urugo ashobora kuba ari umuntu mwari mufitanye ikibazo cyangwa se madamu wawe? Oya. Nta muntu mwari mufitanye ikibazo? Na madamu ntawe ufitanye ikibazo. Nta n'ubukeka? Ikigaragara rero icyo twebwe dukora
turakira ikirego cyawe nk'uko kizanye dosiye yawe tugiye kubikora tuyikurikirane ngo ndumva icyo ugomba gukora ari gutegereza ako kanirinda ibyo ari byose niba ari umuntu wagerageje kugira nawe urugo rwawe aracyari hanze aracyari kwidegembya ugomba nawe kwigengesera ikindi kandi ikindi rwego niwe ndi kubwira ugerageze urinde umutekano wawe kandi amakuru ayo ari yo yose yadufasha muri iri perereza tugiye gukora nimero yanjye wayibonye mama wiriwe neza umeze ute umeze neza nta kibazo akiriwe none byawe murakoze cyane bagiye kunzanira amaturo neza cyane yego nezera ko wiriwe neza Kigali itakurambiye yarandambiye Kigali yarandambiye mu cyaro twirirwa dukora ni ukwirirwa mu bipangu mu byumba birumvikana kubera ko uri umushyitsi wacu ntabwo twahita tukuzana mu bintu by'akazi imirimo yaba ugomba no kuruhuka si byo se kubera rero ko nazanywe n'ibyanyu na FOFO byansabye kujya kureba aho ari kwa wa mukobwa w'inshuti ye wanatembereye kubera ko naramuhamagaye bambwira ko aho ari ndahamenya njyayo ahubwo se wasanze bimeze bite nasanze nawe ntabwo byoroshye ariko ubwo ndekeye aho wasanze bitoroshye atari shyashya wowe ntari shyashya uzamamagare kuko iki kirego tugomba kugikurikirana kugira ngo tumenye neza umuntu wabashije kwinjira mu rugo rwawe mwagize amahirwe muba muri bazima mudamu wawe nabonye nta kibazo yagize ariko ibyo ari byo byose umuntu wagerageje kubagirira nabi aracyahari hari hariya hanze ni inshingano zacu kubacungira umutekano ariko namwe mugomba kwigengesera siko bimeze hari itariki yari itariki zingahe 12 z'uku kwezi yego tugiye kubikurikirana andi makuru tuzagusanga n'iwawe ndetse n'andi makuru twakenera twanaguhamagara nakubaza gatoya yego nta kibazo urambwira ngo nicungire umutekano mwebwe si mwebwe mushinzwe gucunga umutekano wacu n'inshingano zacu none ariko nawe ugomba kwigengesera reka mwereke ntabwo inzego zacu zishobora kuba ziri ahantu hose icyarimwe ariko ikintu cya mbere ni amakuru ndetse tukanakorana sibyo icyo nshaka kukubwira ni inshingano zacu gucungira umutekano ariko ntabwo turaza kurara mu rugo iwawe icyo nshaka kuvuga hari abantu hanze bashaka kugirira nabi swati bashobora kuba bafitanye ikibazo nawe cyangwa n'umugore wawe mwicunge cyane cyane gutaha amasaha y'ijoro ubu byirinze by'aka kanya mu gihe turi mu iperereza hari abantu ushobora guhungabanya iperereza bakaba bakugirira nabi sibyo icyo nshaka kuvuga ni ukwirinda ubwo ntegereze kugeza ryari humura izi ni inshingano zacu hadaciwe iminsi mike cyane tuba twamaze gufata uwo mugizi wa nabi uswizere murakoze sawa kandi wakoze gukorana n'inzego urakoze ibindi tuzakumenye n'ibibazo rwose ubwo rero urabona cyo kora mu ncamake yambwiye ko kugira ngo musubirane kuko nta byinshi yambwiye nta nubwo ari urubanza rwaje rwanzanye ko ibintu ibi bitatu nubyubahiriza ukabimukorera azagaruka mu kabana ibintu bitatu mama reka nkubwize ukuri yewe nkurikije no nkurikije ukuntu nkunda FOFO yego na bitatu n'ibiki ngiye icyo yansaba cyose ndere ndi kumwakira nkongera nkakundana nawe rego umukobwa wawe ndamukunda nta reka nanjye kuba naricaye hari iyi minsi nari nagukunze ariko ntari umugabo ntari umugore wawe urumva umugore wawe rero byo birarenze nari nagukunze nk'umukwe wanjye mbona wambera umukwe niyo mpamvu rero nakurikiranye
kugira ngo mbahuze ariko ntabwo yabintangarije niwe muzabiganira so ahubwo reka mwe muhamagariza jaza ejo azaza ahubwo narambimubwiye urarimubwiye ejo azaza tubiganireho binakemuka agaruke mu rugo rwe twubake telefone se ahita amuhamagara mbimubwiye sawa reka nanjye ngira ibyo ntunganya yego ubwo urebe ukuntu umuvugisha sawa njye ntabwo niyumvisha ukuntu ahantu nk'aha mudafite ikosora ibyo bishoboka bite no baby ni gute wasohokanye ahantu nk'ahangaha batagira ikosora baby no nta kosora mufite koko ikosora imbaraga z'abagabo wow darling namenye ibanga my boo yes darling ikosora ntirikabure mu rugo rwanjye of course umugore wanyweye ikosora ahorana akanyamuneza ushaka kurangura ikosora hamagara nimero ziri kuri screen yawe